reka nongere mbashimbire cyane mwe tubana umunsi ku wundi bari ibintu by'agaciro cyane nkuko tumaze kubimenyera rero twaramwihaye reka tumukomeze n'indimbati uyu munsi tukaba tugeze kuri episode ya 4 y'uyu mugabo aho tugenda turebera hamwe video ze zagiye zica ibintu zigasetsa abantu benshi duhera igihe yatangiye kwamamara. Reka nkubwire ko rero iyi episode ya 4 yo iraba ari umuriro ndetse tukaba tugiye kureberamo video zigera kuri 14 zose ndetse uranyumva kuri mikoro nka Samuel Mugisha. Reka nguhe ikaze nanone mu kiganiro. Iki kiganiro ni The Hot Magazine. Ikaze. Iyi dukomeza na episode ya 4 kuri Ndimbati gusa nkuko mubimenyereye nanone mbanza ko kubita icyo bita bonus video aho ari video itari ya Ndimbati gusa nanone isekeje mbana guteguriye buri munsi uko mbagejejeho ikiganiro The Hot Magazine. Bonus video rero y'uyu munsi ni yihe witegure guseka idore ni ngiyi. Gira mugenzi wawe ngurasanimana ishime. Gira mugenzi wawe turasanimana ishime. Gira mugenzi wawe. Iyi akaba yari yo intro bonus video y'ikiganiro cy'uyu munsi ndetse ntabatindiye reka mitemba kubita icyo bita video ya mbere naguteguriye muri episode ya 4 kuri Ndimbati. Ikiganiro cyo ni The Hot Magazine. Wambabareko wamaze bibi wambabariki genga gusa nta soni n'ukuri kw'Imana bamwe ziba twari tutarabikora n'ukuri kw'Imana cacaka akorwa mu nda nikora kahambirwa cacaka avuga nawe kavuga nacecetse wandaya ngavuga nubwa kangahuza mu rugo rwanjye cyangwa mbanzi uyu mutwe nkujanjagura ubundi nkumene ubundi nkuhata wate temberane nawe uhasa wa nubundi wawumenyereza urumva ni ngaho mu rugo rwo kuvuga ngo ngweke zibaho nawe rero nge ndagufite urumva ndakwambura ubusa se buriya hariya muri dushe mwana mwambaye ibisarubeti wowe ariko buretse wenda kwibikiye buretse aho turi bugerere mu rugo urambona cacaka nawe cacaka kagaba kimbwa gusa maze yibibi gusa nta soni ubufasha umugore wanjye rero umucunda basa ukoze ibyo ushaka ngo none zibase urumva niko sabi ibyo biryo ni ibyawe cyangwa ufite undi muntu twaje ese urabona hari ometse karabaje urajya muri icyo gifunje ese wajya umenye bijya mu gifu cyawe ubwo se musanzwe simana kazi bagato niko karya ubwatsi ndende abagore baragoye umugore gutecyate musibine aratuzanye oya harabandi jewe ndakubwiza ukuri mbaye ndi umugore wawe nakwahukana ubundi muranshaka hiye wasaga waruriye umugabo wawe gutya umugabo yabarya ibiryo bingana gutya se atabihaje ubwo se warya ibingana gutya abana bakarya bimeze mufasha namwe muterekerana iterekere musaza urugamba rubuzivuga ubwo se ni igiki kibatangaje Yesu yari umugabo cyane Marigari nyine nguterera ivi nyine unkorera surprise ariko mwoka byaramwe noneho ndumiwe niko mbese wumijwe n'iki nge Ndimbati nguterera ivi none se nyine ntuzi ko ari byo bibanziriza ibindi birori reba nka kwa kundi mbese reka mite ngo urugero rufatika oya reba noneho oya reka ubwo ntabwo ndabyumva reba rero Ndimbati n'ubu bwanwa n'iyingano yanjye n'iyinda ndi imbere nteye ivi ndararamye nge umva Marigari umva nkubwize ukuri Ndimbati ntabyo gutera amazi Ndimba wajya ureka kwigira ntago
ngo mwagera mu rugo ibiryo muvuza bitabaranze mama ya Mungu jewe kuri jewe ndajajwa nkazimura ibanga nico nibagirwa gukinga gakubwe n'umuruko ngo ngwiki ubu nuko ibyo twavugiye aha ngaha byose ugiye kubijyana ariko mwaje hano kugira ngo tumene nta soni ufungamye muzibe ufungura umunwa wawe cyangwa ako karimi kawe ugakata ukajyana muri we cyangwa umuntu ugenda utunge muri we ko si ubwo muri abapasitari mutukana nimusenge nyine n'amagambo twabanigana ibiryo byarananiye wowe ndimbati kurya bikunanira ufite amezi 3 waryaga igisheke none ubu ngubu ufite amenyo 40 mu kanwa ngo kurya byarakunaniye kantu kagira umuntu ndamaze wambwa nawe uri imbwa ni intwari kabisa umugabo avuye mu rugo atanyweye igikoma muri iyi guma mu rugo ni intwari kabisa aho uri hose mugabo ukaba uzi ko utanumvisha uko kimera hari n'uwashatse kumva uko kimera ariko wasomyeho ni igikoma ni intwari uwo mugabo ni intwari ariko abenshi barakigotomeye abenshi baragihojeje sishira ubwo urarara muri salo nkutagira icyumba washe tukajya ko ariko si ubwo wanditse wagiye ukaryama washaka ukanasinzira ubejo nta kazi ufite bise ni ibiki wowe nkaho wumva burwa tugende yewe ntabwo ndya imineke kuva navuka nubwo ndarya umuneke habe n'umwe imineke se imineke iraribwa kuko imineke bayengamo urwagwa hariya ndani kwa ndani ntago nyine mujya mugwa miswi hari uhora aterwa mpaga buri gihe mpagamaga icyo nyine gikemuke cyangwa agiye nsubira iwacu gusubira iwanyu marigari masubire nyine ariko nawe ntiwandenganya nyine papa sava umuntu ubwo yakubwira ngo uzane radiyo mucurange none nge nyine namwe ngo ninzane radiyo ducurange nzanira none radiyo nsanzwe ncurangisha mu cyumba ubwo se wowe uhageze ugasanga radiyo akeneye ni nk'iyo gucuranga muri sitade umva mbese aho ubera nta kigenda none se ubwo wowe wabigenza ute nta soni ubera nta kigenda uwirirwa gusa ubwejagura uvuga amagambo y'amafuti wese ku buryo wakwemeza gushinga orchestre ufite mikoro z'igipupe ariko rero urumva ko ibintu bisa n'ibikomeye kuko urumva hari ahantu birimo kugenda bigana urumva niba umugabo atinya gutaha kubera yuko umugore ari bumubwira ati atsi imashini uzikigunira y'ibigori kandi umugabo we afite ubushobozi bwo gusya nibura inusu ntabwo byavamo mbese ndimba ahubwo nyine ibyo ndabyumva wenda hari ukuntu bikomeye wa mugani uti radiyo wowe se rega ikibazo ntabwo ari iradiyo ahubwo waba waragerageje gushaka udutekinike
tw'uburyo ako karadiyo gatoya ujyanye ugasanga ari stade wawe ugacurangisha ukajya unyura imbere y'abafana hose mu nguni zose za sitade ku buryo buri mufana nibura agira icyo yumva. abasaranganye acana se acana iki kwari ukukatsa rimwe mu mezi 6 yangiza akagatunga mu bafana bari hafi aho ngaho mu isegonda rimwe kakaba karazimye nta n'ikintu bumvise yarangiza rega kanagenda ngenga sigara nshengukira aho ngaho ngo rimwe mu mezi angahe papa sava ari wowe nakwica bakaguhamba mani ushobora byose umva nakwica bakaguhamba sha marigari ndakugarukiye wararushye wa mu ari amafaranga ubanza urindira ibyo ubuyobozi buri butubwire. None ko narinzi ko turi bujya mu muhanda uyu munsi rwose bira 5,000 mbaga ndi bubinywere nka cerebura hanyuma uyu munsi nkagenda nkakorera yandi ahubwo zisiraheli si murimo 5. Nyumvira kandi wagiye no kwikopesha ariko wabaye ko leta uzi ko idushakira ibyiza buri gihe kuki wagiye ukanikopesha utaramenya neza gahunda. Ariko rero bari bavuze ko itariki ya mbere kandi zari zegereje. Ejo rero nayanyweraga nzi ko ndi bujya mu muhanda uyu munsi nkakorera yandi. Ariko wagiye wihanganye byagutwara. Ubu koko abana banjye bagiye kwicwa n'inzara kubera wowe. Ubu se turamenya bazafungura ryari. Ubwo nyine leta izakomeza idufasha. Idufashe se ubwo wari uri mu bagomba gufashwa cyangwa wari mu bagomba gufasha. Umva murimo muridegembye mu makorodoro turahura muri gare mu bikari hose turimo turahura muturimo amadeni kwe ngo murimo murihisha mu bupfukamunwa uragira ucyuka kazamura umuntu ntakumenye muri mideni akakubona urenga turaje tubisubiremo muratwishyura murayaduha wagera hirya ukakamanura isura ukongera ukayigaragaza mugende mureba neza mujye mubareba ku matwi abanyamadeni turaje tubafate noneho twahinduye turabarebera ku matwi dore ko isura yo mwayihishe turabafata mbiri umaze kubyimba gaho ziba nabyumvisha. mama ya Mungu jewe kuri jewe ndajajwa nkazimura ibanga nico nibagirwa kibagirwa gukinga gakubwe n'umuruko niko ngo ngwiki ubu nuko ibyo twavugiye aha ngaha byose ugiye kubijyana ariko mwaje hano kugira ngo tumenye zibi hasoni ufungamye muzibi ufungwa umunwa wawe cyangwa ko karimi kawe ugakata ukajyana muri we cyangwa umuntu ugenda utunge muri izo zikaba zari zo video 14 nari naguteguriye uyu munsi aho twareberaga hamwe video zigiye zitandukanye zaranze Ndimbati ndetse tutaragenda reka mpite bakubita icyo bita outro bonus video cyangwa se bonus video isozera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nanjye witwaga Gikeri yangiriye neza urareba ko ndafatika ndi umugore munini usobanutse
vurema ufite n'agasura kagasura ngakesha Imana buri munsi. Iyi Mana yampaye isura ikankiza amabinga, nagiraga amabinga mabi, nagiraga amabinga atendera, ariko urabona ko Yesu niba ari ponseze yazanye, niba mu bumana bwayizi kurwana. Iyo rero akaba ariyo video itugejeje ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, aho twagendaga turebera hamwe video zitandukanye zagiye ziranga umugabo Ndimbati. Uyu munsi rero tukaba twarebaga episode ya 4 kuri uyu mugabo. Reka nizere ko muri episode ya 5 tuzaba turi kumwe ubutaha. Ikiganiro cya The Hot Magazine kugira tujye tubana bikoroheye cyane. Rero muri iki kiganiro we manuka munsi video ubundi wirebere ahantu hatukura handitse ijambo subscribe, hakande tuzajya tubana nawe mu buryo bukoroheye cyane. Kuri mikoro wumvaga Samuel Mugisha. Reka tuzasubire ubutaha.